Divine? Cyane rwose. Nzanira amazi. Tebuka. Amazi yo kuye. Mukabido. Ashobora kuba adasanzwe bitewe n'ukuntu yazanye. Uyu mukabido ntabwo mbizi. Ariko hari igihe mba nshaka ko tubaganira. Sibyo? Buriya iyo ngiye, iyo ndi kugenda numva uri kunzamo cyane. Divine, ushobora kuba uri rukuruzi abandi icyuma. Nari kubera ko nkuzanira amazi no gutekera. Oya ntekereza ko atari amazi gusa uba wazanye. Aya ni amazi gusa? Oya haba ari mu ndimi yihariko. Ni amazi. Ariko hari sinasize amafaranga yo guhaha. Nayasize, ndumva nta kintu gisigaye. Ntacyo. Ariko seka neza Divine, niba utari ubizi. Urabizi? Reba hano nkwereke. Uzi guseka ugatuma numva ngeze ahantu. Ese we. Divine, ariko ushobora kuba wariswe na marayika. Wiswe na mama. Ariko mama washobora kuba yitwa Bikira Mariya. Sibyo? Nabimenye. Buriya ushobora kutavuga ariko nanjye nkabyibwira. Divine. Divine, come on. Ariko ufite amaso. Ushobora kuba uri muri za nyenyeri zimwe nini cyane ziba zigaragiye izindi. Nukuri urareba nkahita mbona umucyo ahantu hose. Ibyo mbona ndimo ndoza, ariko nkagenda nkakomeza mu byose. Come on Divine. Ako Divine, erega n'ugomba ngiye kugenda mba numva ntava aha. Muri make uri cyuzuzo kuri njye. Uranyuzuza. Bega sinzi ukuntu nabivuga gusa mba numva byandenze. Ariko hari ikintu nshaka gusaba. Uranyemerera? Kimwe gusa. Nashaka gusaba nshobora gutaha ntinzemo, sibyo? Ariko nshaka ko ninza gutaha sambo kiri maso kuko ndashaka ko ubona, sibyo? Kandi n'ubu ngo bari kumbana. Oh no, come on. Erega buriya nibyo nahoze nkubwira. Ari ukuntu mba mbona nakubwiye ko buriya uri njyewe. Uri rukuruzi kuri njye abicyuba, sibyo? Ariko Divine, ariko uraseka. Okay. Nta kibazo, ariko uranyemereye. Kandi nyirabuja ariwe yaje. Come on Divine. Nagusabye sibyo se wanyemereye? Kamwe gusa. Bika njye mu kazi ubwo ngubwo musanga nyine maso. Okay, nta kibazo.
sinzi ibyo barimo barapanga niba ari ibiki sinzi ko tugeze mu gikari kugira ngo twicare no ngaho niho ubwo twaganira neza tunisanzuye cyangwa mbona tuzafatwa niba badufata se banga bakundana gize mabuja ntabwo yanga abantu bakundana ku buryo twakwicara mu nzu y'abandi noneho gutya nyine ahantu mu nzira muri korodoro ese nkujyane mu cyumba gukoramo iki yego nanjye n'icyo kintu nirinze kugira ngo hatagira ikintu mutware none se ubwo se twakwicara hanze ntabwo ari heza hanze ku kabaraza nibura mu gikari oya ariko Beni cyo Imana yaduhuje ni ukuri kw'Imana ntabwo ari dagoni ndetse Imana yawe dagoni gute ariko ujya wicara ugashima Imana akajya bati Yesu bera nange haleluya niyo nzira twigena kuyinyigisha nawe nanjye none se Beni Keve karibu mvinishije amakuru ni meza yimo araho arameze neza nta kibazo kakagurube se kakagurube karadwaye yego se karwaye ryari karwaye akaguru kagiye kwa Efuremu tugiye kumva twumva Efuremu agakubisa ibuye mama asohotse ati se bigenze ute ngo kare kuvunagura ya myumbati yiwe mama arongera arakagarura agashorera n'igiti abagasubije mu kiraro amuvuna muhita arumva igihombo yanteje niyorere Efuremu bari guhangana na mama arabyuka avuza ibijerekani hejuru y'inzu akagira ute bari guhangana na mama niko bimeze kuntu irangurube nayo nzi ko izama ibibwana rwose so rero wambwiye ngo uzama n'ikibwana hewe tubyihorera abandi se bameze bate abandi barabumva nkubwire reka tukagurishe ubundi tuguremo indi taravunitse nawe bya bindi byawe ubuse amafaranga ninyafata mu ntoki ko bizazanga nzayagumana uzayashyira heza iyo bibazo mama mbwira buri munsi nta n'inkweto mfite zo kwigana kandi mama ntabwo yazingurira urabizi nawe ugomba kuzingurira basi buri umukiriya twabona ni nk'uwangahe kuba kari akabwana si bose baduha nka 15 15 ni make 15 ntabwo ari make ya 15 tuzashaka umuntu uduha nka 20 basi 15 ni make kandi nzivuganira nawe ndakuzi wayatwara 20 barakibwejuje cyaravunitse cyabaye igisendo kigenda ngo cyabaye ikimuga kibawe ahubwo se tuvuge ibintu bisubire ibindi ngo mabajawe ntabwo ajya kubwira ngo we nagakwiye ngo ntabwo muberanye rero mabuja wanjye kwa kuntu nyine ameze abahoro nyine ntabwo ajya mvugisha arumva bari mu kazi niyo yaje ahora ku matelefone nta kintu ajya ambwira sibyo ko ataransi ko dukundana urumva nabivuga ko ngiye wundana nawe nase gute utayimubwira ariko nawe urasetsa ubwo se gute nanjye namvuga inkuru ngo turakundana ubwo se urabona uri umuntu nyine wo kugenda ambwira abantu bose ngo turakundana nase ninjoro wamvugishije uganga nka mayite yarashize ibiciro nagavuye mabuja simubwira ko nabitwaye kugira ngo nkweze mayite nose kuki ngiye navuze ngo reka mbimubwire none ubwo wewe wenda waye mabuja wawe yamufite uko mubanye ngiye mabuja njye nagiye imikino nayimubwiye ngo turakundana kiki yabari ngiye uko mabuja ahita ambwira ngo anzanye Kigali ejo bundi ndasirimutse nsigiye nambara umupira mwambara neza nkatebeza umupira uhenze n'ijipo none ngo nangiye gukundana n'abasore b'i Kigali rero oya mabuja atabona ntangiye kwigira ishyano yanamagana iwacu rega akabibabwira ariko shaba mabuja barahuye uzi ko na mabuja wanyajya mpimira ibiryo ukavuga ati gakwiye urarya ibi ngibi ariko ko bwanjye bitewe n'uburyo mba ndi gukoresha n'undi niyo ntarya basi wowe ukamvugisha ninjoro nose wajya iwacu nkaguha ibiryo ngiye mabuja wanjye ibintu bye byose ni uguhora mu kazi ahora adahari nteka icyo nshaka niba ndashyika wunganiye nteka niba ari umuceri nteka icyo nshaka urabizi akana ke ntagahinja gusa agahinja akarya ibingana iki ninjye ubyirira dore ninjye wabyibushye niba ari amata asomaho nsomaho njye nanjye mba ndi kwirera amafaranga umuntu ubona umukiriya uzamumpereze tuvugane iby'inkweto nzakubarira ubuse buriya rugabire za 3 ntabwo ziguhagije yego ko rugabire nyine oya ntabwo nazigana ntabwo nazigana kagira inkuru
ukora he cyakoza twatundi twiza nabonanye umwana w'i Kigali afunga tuba dufunze imbere hari utuntu tw'udusara twigira gutya zira nizo ushaka kuva aba bakoreye angahe nayo mafaranga nguhaye ni menshi mama akeneye ko mugurira agahene nawe ubwo ngubwo ugiye iby'inkweto urumva ninguhereza izo nkweto nanjye ubwanjye ntarambara kandi ari njye ukora happy amahoro ntabwo uri kwemera Rugabire ntabwo ndi kuzemera cyo kwa ni mukabiza nzaguha 4,000 tikana 11 n'ubundi nayo ntabwo ndi kuzemera Ruga na Marigahita asigaye ateka ibishambusha n'ukingurira narazabya nabya njye semeruka kubirya Kuriya somo no Kigali arya ibishambusha ariko ye narabibonye ndabyanga no Kigali arya ibishambusha sikuna nabikumbuye umuntu sigaye ungana wadusize mu cyaro mama sigaye ku gati gusa nimbe nawe aracyaca ku manda kumva umuhumuro wabyo abaye reba inzo biraka Ewa kuntu nabaye ndatashya nkaje oya ntago Rugabire ntazemera nyine ko nabana mugira uzicwa n'inzara de yabikoka byanyu ntabwo babikoroheye nabyo bijya nk'ibifite gahunda yo kugenda bijye bikoramo bivuga biragiye bigarangira n'ibyayo biri hari byose biba bimaze n'ibyo uzanguha ibi byako nanoze bigira akamenyero urumva nzamugenera ibiryo nibura ku isabato nzanguha ibiryo ku isabato cyangwa mabuja wanjye atazamfata kwangurana nibereye shyiraho isabato ngaho bari ubuce nizere izina ry'Imana nizere ko bibaye nyine tubyirengaze ko dukundana yuteye n'inzara nzarenzume ibiryo buri ku isabato ngiye nzanemera neka ibiryo byinshi kubike benoza kine nanjye ntabwo yakoze si dukundana ariko si ubundi urugo rwanyemo ngenda natashye byarara amata y'umwana hari imbuto izisa mba ndi kunywa amata y'umwana n'imbuto none reba nicaye anga inzara yanyishe ngiye nawe naza kwicirwa n'inzara ndagiye base kamuzanira amazi hakoshije wagiye kunsuzugura kandi ndavana nwanze ndabona utari no kumenya agaciro kanjye base ariko sinarubwana bazano ngangwanze ku mutima wanjye urimo ateramo wawe Ikebeni uzwinkozeho nende kubyumva umutima wanjye uri gutera uwawe ukikiriza ariko se bivuze nyine ko ngiye natasonza erega ndashona ntubone mfite iki kidaho gira ngo ndahaze ni inzara zuna nayo narinda mba mfite utangiye kuzana ibintu by'ibiryo nese ndabikura he kandi nase nubwo mwanatetse nyine kuba twatetse ariko se ubonye bya bibakora bitateretse akomeza ubwo ngiye mfite umwanya kujya kwandura ngakora bira bintu byose kwanze nawe ufata umwanzuro ushaka gusa n'unyangasha ako agireka kwigiye ko na mwanya wo kwandura ufite none se waje gukora iki uzaziyore nese uzaza kudusura ryari cyose wahora ni iki nimba n'amafaranga nzaza burakuza hari iwacu nta mafaranga nzanye tujya kubaza ukuntu bahita bivugishwa ngo tugere i Kigali tukirengagiza iwacu aho twavuye ndashaka uburyo nzaza basi maze gukora nk'amezi 2 hano barakwishyura kuko hano barakwishyura bahora ni iki baranyishyura ariko bameshesha imyenda y'imbere ncya kimabuja nawe mushakigire ukira kwishyura njye numva nkwamagara kikagutonganya nishubundi ubumbaza iki wese umamagara ugiye kunyaka amafaranga gusa kutayama hari na rimwe rero wayama nayo mba mfite kira kibwana uzasanga nakigurishije nubwo cyavunitse uzasanga nakigurishije ikimuga cyanjye rero kikibwana nicyo ushaka gukiniraho hari ibintu ushobora kuzira nzagishyire frame yongera kivuna sawa muzagerageze gatoya ahubwo na mama yambwiye ngo uze kumugurira igitenge ibyo yari afite byashaje ndahumva igitenge arashaka ikindi icyo namuzaniye ejo bundi gihe meruka kuza mu rugo yagishyizeho ariko muzi kuna amafaranga avuna menya ntabyo muzi ikindi gitenge cyo kora ndamushakira bya bindi bacanga niba babyita canga nabonye naha babigurisha nk'igihumbi cyangwa 2 ahubwo mbona akazi kazakunanira nkasigara muri Kigali ngenyine ku mwana ntago umuntu yajya urakora nk'ipunda ngenda vano ngamaje gukurupa maje koze ibyombo nabatekeye bariye ngende ko wasabye se nta nukanyita umukozi nese umugabo wawe umukozi gute ko ndamwita iki se none ari bitari umukozi karyasi nanjye nkaba karya rugo
ariko noneho tuzabyara umuzamu yewe biranambabaza ntabwo nari mfite inzozi nyinshi niba mbitegereje ko twese turi abakozi mbona bacitse intege wenda nubwo mukunda gusa urumva ntabwo nari mfite inzozi zo gushaka umukozi mugenzi wanjye gusa turabona dutekereje ku bana ntitwabona n'ubushobozi nibura wenda nari gushaka nk'umusekirite cyangwa se muzamu abazamu bahembwa menshi kuturusha reka ngende ubwo nzumva umpamagaye unyoherereza amafaranga y'inkweto zanjye Rugabire ntabwo nazemera ako nuzanga uzazihore ntabwo nazemera uzabwire papa yakongerereho no kwishuri nta mwana ukizambara ntabwo nazemera none niba papa yabyukira mu kabari ngo nzamubwira ngo kareka ntabwo nazemera nese niba byukira mu kabari urumva yaburi ibihumbi 2 byo kukongeraho ukajya kugura izo nkweto ntazi ngiye sabima ndi icupa ry'urwago ntabwo nabyemera unse ntabwo uri umusore uzashaka uturi mukora rwose oya uteye turimo se turimo se abandi bana ntago bajya no kwahirira cyangwa kuragira bakabahereza amafaranga oya ninsubira mu cyaro nibwo nzabikora wapi mva sawa nyine ubwo ngubwo genda mabaza tugusanga hano kankugezaho imbere nsugo ngo ngiye simagishe kareka nanjye none ngenge wowe turakundana ariko nawe nyine urakennye gusa ubona nzabo gute ngenda nagiye bamuje utanansanga hano ngiye nifite n'ubwoba ako sundi karori aracyazi iwanyu kurebara Karori se subize njye niyo Karori atazakundeba njye namwirebera Karori uzirinda ziri Karori nzanira amandazi aryoshye ahubwo njye nibagirwa kuguha yewe ndabyibutse ariko ijoro ndamuhamagara ndazi ko kwa Karori we niyo mpamvu Karori namwanga nisugo Karori muzanyemo gute none se kuraka isobizanye aza agira amandazi wese ufite icyo gwa kugiye kurakara wowe yayi nabomba ujye unzanira kandi Karori zamandazi wowe ama gusa urumva Karori muhuriye Karori uswemera ntiyiteka ari buhombe agakora amandazi akanzanira nese Karori ikintu amukundiye ngo ni kari igitubi nese kubona byimbye kuriya ugize ntabwo ntituzabyima ego nanjye nzabyima nese ngumabuja aya mafaranga nubwo nawe ujya gutya nko kayaryawe se mwana wagiye kumuna kikorera ubuceri bwiwe akabika basi uduceri dukeya nkujya ngura n'imyenda buri genza yamara nambaye igisarubeti okay sawa none ushaka kugura imyenda Karori arigomwa agakora amandazi narebe ngo igishoro narebe guhomba akanzanira kwako nyine ankunda aza agaciro kandi ega ngende umusirimu nubwo ubibona gutyo ngiye barabizi ko ndi umusirimu niyo mpamvu nyine Karori ntabwo yapfa kuntera itataza n'amandazi cyangwa kari igitubi ari igitubi so wazabaye igitubi nyine rega nawe uruzingo ariko wenda ibyo by'uruzingo ntabwo ari byo bikabije none reka tube dutandukanye ugenda ugura imyenda numara kugura imyenda uzagaruka dukundane nawe nese ibintu byo gutandukana ngiye ntabwo nakureka nyine urana amandazi utanga na n'ugwangura n'igisheke uso umaze iki ubwo nyine nuteyama Karori ndamuvaho nje no kwa murokore umwanya wawe mbe ngushizemo murokore ubwo nyine nugaruka murokore zamaze kunyitaho nongeye ngusubize mu mwanya wawe w'urukundo Beni n'Imana byumve no kuri kw'Imana basi niyo bajya bamemba 5 cyangwa 2 bya buri munsi ngiye noneho tunayagabana mfate sensa wenda yo kuguramo agaspadipe n'ibindi bintu byo kurya ariko nyine naribe nandi yose yatware none si ubwo ngo cyo kintu kizanyemo gute ko Beni yo kwa Karori naryo yarifunguye kabisa ahubwo reka tugire gutya gendere batanyura nana nibereye Imana urabona kuntu ngiye noga ngambara imyenda yasinze ibisirimu nkaza gukora cyane nakunda gukuntu wakunda gusirimba bigira gutya nguti urabona ko nakiri mu rwego rwawe banze ngakose injiri yana gutya shiri banza wumve ni witwara nabi ngenda kwanga ungenda umukobwa w'igikwerere caho ari abantu bose bagashungerana ba John bose kugira nabo ni mu rwego rwawe ntumberekeze kuntu kajuza n'uburayo nganya kibi yendera ngani weza Devi garuka hano nkubwira hari ne nkubwira aramubwiye ngo njye kugushakira ka kameza ntabwo nkubwiye ngo nasase nabyo abambwiye ariko nigeze mbaje iby'indigano
urabanza iki? Urabanza guteka? ndabanza gusasa. Banza usase, nurangiza urakoropa unatetse, sibyo? Noneho nurangiza uze gufata turiya dukabutura turi mu cyumba, ugende natwo ducishe mu mazi kandi utunoze, utwanike. N'imyenda y'imbere kwe. Imyenda y'imbere y'iki? Sininjye wawe uzaza uyimesa. Nyese ntabwo nguhemba, nawe ko mbona utangiye kwitereka, genda ujye kudufura kandi udufure neza. Njye numvaga ari wowe wazaza uyimesa. Iyo utangiye kumpangira akazi Oya. sinabivuze. Numva ndaje turebane. Genda udufure kandi udufure neza. Imyenda y'imbere nyine. Imyenda y'imbere sundi ni iyi. Byari bincitse kandi bimeze. Cyangwa abakozi biroye iki? Azunguza ibibona yahaza imiceri. Ndaje ngiye hano hirya muri salo. Urumva? Mabza! Mabza! Mabu! Mwageze naho kuzaza umesa imyenda y'imbere y'umugabo. Nta n'amafaranga asize, ndanikurira yo kohereza umusaza wanjye Keve. Iki? Ndetse ndayakurahe. Nta nubwo aheruka kuyasiga ngo nigavurira nanone. Ko rero bosi ni bogari. Kose nyine yewe. N'ubundi njye nta kintu n'ubundi byamarira kubona ko ari bogari ariko ndi umukozi wo mu rugo se. Aha namwe twanahurira kumwenyura n'akabogari no. Ewe, kandeke no kubitekerezaho nse namukurahe. Ko nta n'iwacu wamubonye usa kuriya. Nta n'amafaranga mfite ngo ngorere mu rugo ka gahene. Ako ubundi buranyatse bosi yayama. Kuri abambwira ngo musekere nahita nseka. Akunyisha nse ndetse agahita ambwira ati muvane ibyo byinyo imbere. Nasha cyamabuja agahita namfata yankuramo iyo kotsa. Ntabwo namukira. Urana Kevin nawe mukanya arabampamagara. Kenya amafaranga nifitiye. Niko bundi bonanozera. Cyane ntabwo nose. Kanjye koga.